Uyu munsi tugiye kuvuga ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Abenshi barabyoroshya bakabita abadive, ndetse ushobora kuba hari nabo wumvise bitwa abagorozi, abatampera, abakusi n'abandi bose vuga ko babarizwa mu badive cyangwa bakaba ariho bakomoka. Tutagiye kure se ahubwo wabuze impamvu bavuga ko abadive bafunga umutwe? Ahubwo se bari abasore ubona bambaye inifomo bakora akarasisi nk'ak'abasirikare, ibi byabo waba ubizi? Ahubwo se wabuze impamvu abadive banga kugira ikintu bakora ku isabato? Ngiye kukubwira intandaro yo gucikamo ibice kw'iri torero, musobanurira akantu ku kandi ku bibazo waba wibaza kuri iri torero byose, ndetse n'amabanga abera imbere muri iri torero abenshi batajya basobanukirwa, ndetse nawe urisengeramo ushobora kuba utazi. Nyuma yo kureba iyi video, wibuke kuduha igitekerezo, utubwire niba ibyo wakekaga kuri iri torero ari ko ubisanze, ndetse n'icyagutangaje kurushaho. Mbere y'uko tureba amwe mu mahame y'ingenzi kuri iri torero ndetse atangaza benshi bayumvise bwa mbere, reka mbanze nkusubize bino bibazo. Ese abadive baturutse he? Ese koko baturutse muri Katolike nk'uko bivugwa? None se bageze mu Rwanda bate? Ngaho niba turi kumwe, kanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe maze winjire mu muryango mugari w'abakunda ibyegeranyo byiza tubagezaho hano ku isomero. Ubundi inkuru y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda itangira nyuma y'irangira ry'intambara ya mbere y'isi yose, yarangiye mu mwaka w'1919. Abagabo babiri b'abamisiyoneri barimo uwitwa Elie Delve wakomokaga mu Bubiligi na mugenzi we w'Umusuwisi witwaga Henry Munier nibo bagarukwaho cyane kuko aribo bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iri torero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rigere mu Rwanda. Uti byagenze gute rero? Elie Delve bitaga Deruve kubera kutamenya kuvuga izina rye neza, yagize uruhare runini mu ihangwa rya misiyoni y'igitwe. Iyi kandi ni nayo yabanjirije izindi zose gushinga imizi mu Rwanda, inabyara zimwe muri field ziriho ubu ngubu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo ubyumve neza mu magambo make kandi yumvikana, ni uko abagabo b'abamisiyoneri bazanira itorero mu Rwanda baruhukiye mu karere ka Ruhango ahazwi nk'igitwe. Aha kandi ni naho habumbatiye amateka y'iri torero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Undi mugabo w'Umusuwisi nakubwiye witwa Henry Munier, uzwi ku izina rya Munier, wigeze no kuba mu gisirikare cy'Ubusuwisi mu ntambara ya mbere y'isi yose, nawe yabaye umubimbuzi w'iri torero n'ivugabutumwa mu gice cy'u Rwanda, cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha kandi ni naho haje gushingwa misiyoni ya Rwankeri, ubu hakaba ari muri konferansi y'amajyaruguru. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi nibwo Umubiligi Elie Delve yagejeje ubutumwa bw'iri torero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Amateka avuga ko uyu mugabo ngo akimara kwakira ubutumwa ngo yumvise agize ishyaka ryo kuzabumenyekanisha by'umwihariko kuri uyu mugabane wa Afurika. Mu mwaka w'1919 ubwo yari mu Bwongereza, Elie Delve yaje kumenyana n'umuryango wa Henry Munier maze amwemeza ko bafatanye iyi gahunda yo kugeza ubutumwa ku mugabane wa Afurika by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe rero Munier yarabyemeye maze batangira urugendo rwo gushaka ibyangombwa. Bamaze kubona ibyasabwaga byose, bafashe urugendo bava mu Bwongereza berekeza muri Afurika banyuze mu nzira yo mu mazi. Kubera ko rero ubwato bakoresheje butari bugezweho nk'ubwo tuzi muri iki gihe, ibi byatindije urugendo rwabo ruba rurerure cyane. Baturutse i Dakar bagera Banana ku nkombe z'inyanja ya Atlantiko aho uruzi rwa Kongo rwisuka. Bakomeje Goma na Matadi, bafata gari ya moshi ibageza aho bafatira ubundi bwato, kugeza ubwo bakomeje bakagera ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Byabaye ngombwa ko batangira kugenda n'amaguru kugeza ubwo bahingukiye Cyangugu, aho ni mu karere ka Rusizi. Bageze Rubengera kuri misiyoni y'Abaprotestanti basanze baratashye kubera intambara ya mbere y'isi. Elie Delve yari afite uruhushya rwamwemereraga gutura muri iyo misiyoni y'Abaprotestanti. Nuko we na bagenzi be baturukaga muri iyi miryango yombi batangira kuhaba. Bamaze gutuza rero berekeje iya Kigali, basaba ko bafata misiyoni 3 z'Abadage, ni ukuvuga Rubengera, Kirinda na Remera Rukoma. Ibyo barabyemerewe. Umuryango wa Delve wahise wimukira i Kirinda, naho uwa Munier usigara Rubengera. Iki gihe umufasha we yari yaragize ikibazo nyuma yo kubyara umwana w'umukobwa, bidatinze uyu mubyeyi akaza no gupfa. Uwo mwana muto w'uruhinja yaje guhabwa izina rya Olive, asigara arerwa n'umuryango wa Delve. Mu mwaka w'1920 Munier yageze i Remera Rukoma maze ahatangiza amashuri anigisha amwe mu mahame y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibi kandi ni nako byagendaga kuri mugenzi we Delve, aho batozaga abantu kuruhuka isabato, kureka inzoga n'itabi no gutanga kimwe mu icumi cyo gukora umurimo w'Imana. Ikirinda, Delve yatangiye gusana amazu ya za misiyoni, kubaka amashuri no gutera ibiti byera imbuto ziribwa ndetse n'ibyo kubakisha. Hashize amezi make aho haje gusubizwa Abaprotestanti kuko hari harahoze ari ahabo n'ubundi kuva kera, gusa bakaza kuhava kubera intambara, ariko nyuma bakagaruka. Bibaka wa mugani ugira uti iyo nyiri umuringa aje utega ukuboko. Noneho
reka twerekeze igitwe, ahantu hazwi by'umwihariko mu mateka y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Hanaje gushingwa misiyoni ya mbere y'izindi zose zabanje mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko nari nabikunyuriyemo. None se iyi misiyoni yahanzwe ite? Bamaze kubona ko ari ngombwa gushaka ahandi bashyira misiyoni nyuma yo gusubiza Abaprotesitanti bari bagarutse mu gihugu, Derve n'abantu be barahagurutse maze bagenda batazi iyo berekeza, mu nzira iva i Kirinda yerekeza i Nyanza. Barakomeje kugeza ubwo bageze igitwe, ahajya kwerekera mu Nkomero bahita banahakambika. Kimwe mu byari bigenderewe kwari ukubaka misiyoni, kandi nako byagenze. Aha igitwe rero hari ahantu abaturage bazanaga imibiri y'ababo bapfuye bakayiharambika nko gushyingura, nyuma ikaza kuribwa n'inyamaswa zirimo impyisi, ingunzu n'izindi. Amateka avuga ko umwami Mibambwe Sekarongoro yigeze kuhagera avuye mu Kinyaga, maze imvura iramutungura abura aho yugama, niko guhindukira avuma uwo musozi, maze abantu bose barawimuka barawuhunga. Nyuma rero ngo nta giti na kimwe cyongeye kuhamera, haza no kwitwa igitwe kubera uduhanga tw'imibiri y'abantu twari tuhuzuye. Derve ntiyigeze agira ubwoba bw'iyo mivumo, ahubwo yaragize ati, aha niho Imana yaduteguriye gushyira misiyoni, kandi uyu musozi uzahinduka uw'umugisha. Kubona uburenganzira bwo gutura no gukorera kuri uwo musozi ntibyagoranye cyane, kuko tariki ya 31 Mutarama mu mwaka w'1921 nibwo hashyizwe ihema rya Derve. Aherekejwe na bamwe mu bemeye bakanizera inyigisho n'amahame by'Abadivantisite, Derve yatangiye kubaka inzu misiyoni yagombaga gukoreramo. Iyo nzu yubaka akoresheje imigano n'ibiti byavaga i Kirinda. Bivugwa ko iyo nzu yari ifite metero 20 ku 10. Ayubaka mu minsi 40, akabifatanya no kubwiriza ubutumwa. Muri iki gihe Derve yari akiri muri ibyo bikorwa, Muniyeri nawe yari akaje Remera Rukoma kugeza igihe misiyoni zasubirijwe ba nyirazo, nawe biba ngombwa ko ayitanga. Yahise yerekeza mu gice cy'iburasirazuba mu Buganza, ahakorera umurimo afatanyije na Mata wari waraturutse mu gihugu cya Kenya. Ariko nyuma y'igihe gito aza gukomwa mu nkokora nuko abo bashakaga gushyira misiyoni haje umushinga wo kuhanyuza umuhanda wa gari ya moshi, biba ngombwa ko bahava bakajya gushaka ahandi. Derve yasanze mugenzi we namaze gukubwira bari baraturukanye mu Bwongereza, maze bafatanya urugendo berekeza y'Ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda. Bageze i Kibali bashaka kuhacumbika, ariko abantu baho ntibabyemera, barabamenesha bagenda batareba inyuma. Barakomeje bagera i Rwaza, basanga padiri amaze kuhashinga ibirindiro. Bambuka Mukungwa, bazamuka Menge, bagera mu murenge wa Nyange. Amakoro n'ubutaka bwabo budafite ibumba n'amazi birabatonda cyane. Bavuye aho munsi y'Ibirunga barakomeza baragenda, bageze ku gasozi kitwa Rwankeri barahashima cyane kuko hari amazi n'ibumba bifuzaga. Ako kanya rero barahatuye, bafata icyemezo cyo kwashinga misiyoni. Derve wari waraje aherekeje Muniyeri yasubiye igitwe, maze mu minsi mike ubu bitaga Muniyeri nawe asubira mu Buganza guhambira utwe ngo ature kuri misiyoni ya Rwankeri. Mu mwaka w'1922 Muniyeri yararwaye cyane, maze kuko Derve yamusuraga kenshi amugira inama yo gusubira iwabo mu Busuwisi ngo yivuze, anashaka undi mugore kuko uwa mbere yarapfuye akimara kubyara. Muniyeri niko yabigenje koko, ageze iwabo mu Busuwisi yarivuje arakira, ndetse anashaka undi mugore witwa Olga. Nyuma y'ibyo agaruka mu Rwanda. Muri uyu mwaka n'ubundi nibwo misiyoni yahanzwe, hubakwa ivuriro rikiriho na magingo aya, ritangira gukora mu mwaka w'1923. Mu mwaka wakurikiyeho abarimo Yohana Ruvugihomvu na Petero Rukanguranshonga bahise babatizwa. Aba babaye abakozi ba mbere b'Abanyarwanda bafashije abamisiyoneri b'abazungu kubwiriza ubutumwa bwiza. Bari barabanye cyane na Muniyeri i Remera Rukoma mbere yo kubatizwa, kandi na nyuma yo kubatizwa baje no kwiyongeraho abandi. Maze kuva ubwo umuriro wari umaze gukongezwa ukomeza kwaka. Icyo gihe hari hatarabatizwa umugore n'umwe, maze bigeze mu mwaka w'1925 umugore wa mbere witwaga Mariya Nyirabigwagwa abatizwa mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ababimburiye abandi bagore kwinjira mu iri torero. Ku itariki ya 24 Kamena mu mwaka w'1929 Derve yatoreye kujya gukorera umurimo muri iyo ya Kongo, maze ava mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Kongo. Gusa kubera akazi kenshi katamuhaga kuruhuka, hakaniyongeraho no kuba yari amaze gusaza, yaje kurwara indwara y'umutima, maze ku itariki ya 12 Werurwe mu mwaka w'1949 arapfa. Mu Rwanda umurimo wazanywe n'abamisiyoneri b'Abadivantisite wakomeje kwaguka cyane. Hubakwa misiyoni ya Ngoma hazwi nko ku Mugonero, kubaho no guhangwa kwa field zitandukanye mu Rwanda ndetse n'ivuka rya Union Rwanda n'ibindi bikorwa byinshi byakozwe tubonana n'ubu mu itorero ry'Abadivantisite. Mu mwaka w'1970 habayemo ibikorwa byinshi kandi bitandukanye. Umurimo wakomeje gukura no gutera imbere muri izi field zari zimaze kuvuka, ari nako ukorwa mu bigo by'amashuri no mu bitaro.
Mu mwaka w'1944 abizera b'itorero ry'Abadiventiste bakabakabaga 122,681. Muri uwo mwaka nibwo havutse iyo niyo y'u Rwanda iyoborwa ku ikubitiro na Alavel. Naho mu mwaka w'1995 Amoni Rugelinyange aba umunyarwanda wa mbere wayiyoboye. Hakomeje kubakwa ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, za kaminuza n'amavuriro atandukanye. Ivugabutumwa naryo rikomeza gukorwa ubutitsa. Uyu munsi wa none iri torero ry'Abadiventiste rifite abizera basaga 1,169,248. Ni hafi 8.5% by'abaturage bose batuye mu Rwanda. Nanone kandi sinasoza nta gusobanurira tumwe mu tuntu n'utundi twaranze ndetse tukavuga kuri iri torero ry'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi. Turimo kujya mu mitwe, kwiyomora ko amadini ashamikiye kuri iri torero ry'Abadiventiste n'ibindi byinshi. Mu busanzwe abadive bagira gahunda yitwa ishuri ryo ku isabato. Ni gahunda ikurikizwa n'abadive ku isi hose kandi igakorwa kimwe. Uburyo iyi gahunda ikorwa, bagabanyamo amatsinda atandukanye, hanyuma bagasohoka mu rusengero bakajya hanze mu gashyamba cyangwa mu busitani itsinda ku itsinda. Bagatangira kwiga udutabo duto dusohoka buri gihembwe. Ni udutabo twitwa ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, ariko abenshi bakunda kutwita amigisho. Utu dutabo rero tuba dukubiyemo inyigisho zitandukanye zishingiye kuri Bibiliya yera, ari nayo iri torero rikoresha. Iyo badusobanura, basobanura ko ari two tubafasha kwiga Bibiliya neza kandi mu buryo bworoshye. Kujya muri iyi gahunda rero bita ishuri ryo ku isabato, bakajya mu matsinda atandukanye, nibyo bahoze bita kujya mu mitwe, ariko nyuma baza kubihindurira izina, babyita kujya mu matsinda y'ishuri ryo ku isabato. None se gucikamo ibice, bamwe bakitwa abagorozi, abandi bakitwa abakusi, n'andi matsinda adafite amazina, byo byagenze bite? Nyuma y'igihe kinini itorero ry'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi ribayeho, haje kubaho kutumvikana hagati y'abizera b'iri torero ku bijyanye n'amahame n'imyizerere y'iri torero. Bamwe bakavuga ko uko amahame y'iri torero yatangiye atari kakiri, bakavuga ko ubu bisigaye ari umuhango gusa. Ubundi bakavuga ko batakita ku ijambo ry'Imana ngo bige Bibiliya mu buryo bwuzuye nk'uko byahoze, ahubwo ko ngo batwaye n'ubutunzi bw'isi, batagitumbiriye ibyo mu ijuru. Aho basobanuraga ko ngo gahunda yo gutura amaturo no gutanga 1/10 ariyo yasimbuye ibindi byose bijyanye no kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza. Mwarabyumvise ko byavuzwe ko hari abaturage bavuze ko kurya ibyo kurya bigeretse, urugero nko gufata imyumbati ukayigerekaho ibishyimbo. Bavuze ko gukora bene ibyo ngo ari ikizira ku bana b'Imana kuko ngo bishushanya ubusambanyi. Nanone muri Bibiliya, muri Luka 13, aho hari umurongo ugira uti: dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kandi ndababwira ukuri yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ngo kuba Abadiventiste bazi uyu murongo neza bakarenga bakajya mu rusengero aho gusengera hanze, nabyo ngo ni uko utubahiriza icyo Bibiliya ivuga. Hari n'abavuze kuri itorero ry'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi ryifatanyije na politike za leta zitandukanye zo ku isi, kandi ngo ubundi ibi bidakwiye. Ngo nabyo byagaragaye nk'ikibazo gikomeye muri iri torero, aho byagaragaye ko benshi banze gufata inkingo za COVID-19 ngo kuko ibi bidakwiye ku mukristo nyawe. Ngo kuba rero abayobozi bo muri iri torero barakanguriraga abizera kwikingiza, ngo ni ikigaragaza ko batagitumbiriye ijuru kuko ngo bamaze kuyoba. Ibi byose nkubwiye rero ndetse n'ibindi byose ntabasha kurondora, byabaye intandaro ikomeye yo gucikamo ibice kuri iri torero ry'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi. Abenshi baryiyomoraho bashinga n'amatorero n'amatsinda. Ngayo nguko rero, ngayo amateka n'ibihe bidasanzwe byagiye biranga iri torero ry'Abadiventiste kuva rikigera mu Rwanda. Ni naho nsoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.